umwanzuro yo kutafukamira icyo gishushanyo. Mwanya ifirimbi yavuze, abandi bose bafukamye baca bugufiya bafukamira kiriya gishushanyo. Ariko abandi barabareba, sinzi nimba ari barinzi, baragenda babwira Mwami Nebukadinezari ko abo basore batatu ntabwo bashije gukora iki, kubahiriza iryo tegeko, bafukamira icyo gishushanyo. Aya nyuma yaho Mwami wenyine ku giti cye yamagaje abo basore batatu, arababaza kuki batemeye gufukamira icyo gishushanyo, ko ari itegeko, nta muntu n'umwe mu gihugu cye atashobora utabashije kwemera gufukamira icyo gishushanyo. Ati nimutemera muzajugunywa mu tanuro y'umuriro. Ariko abo basore barahagarara mu kwizera kwabo, mu kuhamiriza kwabo Imana, mu kubaha kwabo Imana, mu gutinya itegeko ry'Imana, baravuga Mwami nako twemera, nta kibazo bafite. Ariko ishusho ry'uwa kane iratandukanye n'abandi. Aravuga hano ishusho ry'uwa kane. Umubajije akubwira impamvu runaka, nuko bw'ubukene, nuko bafunze amatorero, nuko bibazo bibaye byinshi. Ariko mbere y'Imana nta rwitwazo ruzabaho. Tuyige tukorera Imana, tumenye ko igihe cyacu cyo kuba ku isi ni gitoya, ikindi gihe tuzavaho ku isi. Birashoboka ko urupfu ruzadusanga dupfe, cyangwa Mwami Yesu agaruke, abagenda bagende, abasigare basigare. Twebwe twabaye bamwe, twasize indahiro mbere y'Imana, kandi umuntu wemeye gukorera Imana aba intangarugero, ku gatoya no ku kanini. Ashobora kwemera gupfa kubw'Imana ye, ashobora kwemera ko irahinduka ako kanya, ko Imana ya Shadraki na Meshaki na Abedenego niyo ikwiriye gufukamirwa mu iki gihugu cyacu. Se wowe urizera Imana gute? Nanjye nizeye Imana gute? Ibi bihe by'imperuka turimo kwamiriza Imana gute? Ntago tura abo kuvugwa bibi. Turabashubuje igitondo cyiza, Mana ibaho umugisha. Nitwa Pasteur Serugendo Dismas, tukaba dukorera umurimo w'Imana mu itorero yitwa Pentecôte de Réveil Philadelphia. Tongeye gushima Imana iki gitondo cyiza, kuko Uwiteka yatwemereye kuba turi imbere yayo. Tugiye kubagezaho ubutumwa bwiza bw'Imana. Tubanje kubashimira kubw'ubufatanye kubw'umurimo w'Imana, abadusengera, abatugirira inama, abatufasha mu nzira nyinshi, n'ingunga zanyu turacyayikenera, kandi Imana ibaho umugisha. Reka tugiye kwiga ku ijambo ry'Uwiteka bene data. Mu minsi nta kindi cyatufasha, nta kindi cyatushoboza tubashe kugenda nguko Imana ishaka, atari kwiga ku bw'ijambo ryayo. Gihe cyose tutita ku ijambo, mwanzi Satani yabonera umwanya wo kutwinjirana. Ariko nimba tufite ijambo mu mitima yacu, tubasha kugerageza kunesha mwanzi Satani. Turiga ku ijambo riri ku gitabo cya Danieli, igice cya 3, murongo 23 tugere ku 27. Muto w'ijambo ravuga Basadraka bajugunywa mutanura ndibasha. Nuko abo bagaragu batatu, Saduraka, Meshaki na Abedenego, bagwa mutanura y'umuriro ugurumana agati uko bakaboshwe. Uwo mwanya Umwami Nebukadinezari aratangara, arahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati, arya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshwe?
baramusubiza bati ni koko nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu bane baboshwe bagenda mu muriro agati kandi ndacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'intama. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura y'umuriro ugurumana, aravuga ati yemwe Basadaraka, Meshake na Abedenego, mwe bagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka, Meshake na Abedenego baherako bava mu tanura y'umuriro. Ayo niyo magambo y'Imana tugiye kuganiraho. Basaduraka bajugunywa mu itanura ndibasha. Iki gitondo kiza, reka Imana idufashe kandi dushoboje kubwirira ijambo ryayo. Tumva aya magambo abayo igihe aba bakozi b'Imana bari mu gihugu cy'ubunyago bagizeho ikibazo gikomeye. Umwami Nebukadinezari yakoresheje igishushanyo cy'isura rye cy'izahabu, barakibumbabumba, bamaze gukora barakimanika, ashyiraho tegeko igihe abantu ko igihe cyose bazaba bumva amakondera bafukame, bace bugufi bafukamire icyo gishushanyo. Ni itegeko, aramamaza igihugu cyose, abari hafi abari kure babashije kumva iryo tegeko. Ariko umunsi byatangiye, aba basore batatu baricaye baratekereza, avuga ko tukurikije Imana twizeye, tukurikije amategeko y'Imana, ko Bibiliya iratubwira ko nitukafukamire bishushanyo cyangwa se bigurwamana, bafata umwanzuro yo kutafukamira icyo gishushanyo. Mwanya ifirimbi yavuze, abandi bose bafukamye baca bugufiya bafukamira kiriya gishushanyo. Ariko abandi barabareba, sinzi nimba ari barinzi, baragenda babwira Mwami Nebukadinezari ko abo basore batatu ntabwo babashije gukora iki, kubahiriza iryo tegeko, bafukamira icyo gishushanyo. Aya nyuma yaho umwami wenyine ku giti cye yamagaje abo basore batatu, arababaza kuki batemeye gufukamira icyo gishushanyo, ko ari itegeko, nta muntu n'umwe mu gihugu cye atashobora utabashije kwemera gufukamira icyo gishushanyo. Ati nimutemera muzajugunywa mu tanuro y'umuriro. Ariko abo basore barahagarara mu kwizera kwabo, mu kuhamiriza kwabo Imana, mu kubaha kwabo Imana, mu gutinya itegeko ry'Imana, baravuga mwami nako twemewe gufukamira icyo gishushanyo. Tuzi ko ukwiriye gufukamirwa ni Imana yacu, kandi iyo Mana yacu ni imwe iba mu bwami bwo mu ijuru. Nta kindi kintu twayigereranya nayo, cyangwa nta kindi kintu twashira ku mwanya wayo. Mwami aravuga ko ibyo mbabwiye nuko itegeko ry'igihugu rimeze, nimutemera kugifukamira mumenye ko muzashirwa mu tanuru y'umuriro mupfe. Basore batatu baramubwira, mwami turabyemeye, ariko ntago tuzapfukamira icyo gishushanyo, ariko twebweho twizeye ko Imana yacu izakora iki, izadukiza niyo tanuru y'umuriro, kandi nuko itadukiza byatubera byiza tupfe, ariko nitukaramye icyo gishushanyo. Mwami nawe nize ko yabarebye kuko aba bana nabahe. Baragenda, itegeko cyangwa amasaha bashizeho yari yigeze, ifirimbi rirongera kuvuga, babasore ntago bemeye gupfukamira icyo gishushanyo. Inguru igera ku mwami, umwami abwira abarinzi, mubafate
kandi mugende muwongere umuriro, mushireho indi inkwi, umuriro ubashe kwaka cyane, mufata abo basore mubajugunye mu tanuru y'umuriro, mubaziritse amaboko. Byarabaye, basore baremera ati twizeye ko Imana yacu izadukiza, kandi nimba itadukiza byatubera byiza dupfe, ariko ndi tugakora icyaha yo gupfukamira gishushanyo. Barabajugunya mu tanuru y'umuriro. Bara batatu, muko kubajugunya kwabo bari basore batatu, nize ko igihugu cyose binjiwe n'ikintu kitwiki ubwoba. Babona ko itegeko ry'umwami rirakaze. Ariko abo basore kuko bagiye mu bafite ibyiringiro yo kumenya ko Imana yacu izadukiza, nuko itadukiza ntago tukwiriye gufukamira icyo gishushanyo. Niyo tusomye hano, Basadaraka bajugunywa mu tanura ntibasha. Bo bari bazi ko guso babafashe bajugunya mu yo tanura, ikizavamo nugupfa. Nuko abo bagabo batatu, Shadraki na Meshaki na Abedenego, bagwa mu tanura y'umuriro ugurumana agati, uko bakaboshwe. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga, abaza abajyanama be ati arya ntitwajugunye mu muriro abantu batatu baboshwe? Baramusubiza bati ni koko nyagasani. Arababwira ati dore ndareba abantu 4 baboshwe bagenda mu muriro agati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho ry'uwo wa 4 irasa n'umwana w'intama. Nebukadinezari yavuye, kuko bari bazi gusa ko bapfuye, nimba bari bamaze isaha, nimba irenzeho, ariko yarahagurutse ajya hafi y'iryo tanura, atumbiramo agati, abonamo abantu 4 baboshwe, kandi barimo kugenda mu iyo tanura, nta kintu na kimwe babaye. Niyo kubaza kwe abaza abagaragu be ati arya si twajugunyemo abasore batatu baboshwe? Ati yego, ariko mu buryo ndimo kubonamo 4 baboshwe, kandi barimo kugendagenda mu tanura, nta kibazo bafite. Ariko ishusho ry'uwo wa 4 iratandukanye n'abandi. Aravuga hano ishusho ry'uwo wa 4 y'uwa 4 irasa n'umwana wande w'Imana, mbese atandukanye n'abandi. Baravuga ko nabo babirebye babona ko ari byo. Nuko mwami kutegeka arahamagara yemwe abagaragu b'Imana, Sadraka, Meshaki na Abedenego, musohoke muve mu yo tanura y'umuriro. Abo basore barumva, barasohoka mu tanura yaka. Basohotsemwo ari umwami, ari abantu bose babarebye, babona nta kintu na kimwe kibaye. Misatsi yabo imeze kwa kundi, myenda bari bambaye imeze kwa kundi, mubiri wa wose umeze kwa kundi, bari bazima. Biratangaza igihugu cyose cya Nebukadinezari n'abagaragu be ati ntago turabona Imana ngiyi. Yesu atufashe, Yesu atugirire neza. Ibi bihe turimo, mubona turimo kugenda dusatira ibihe bimwe biremereye mu buryo bw'imibereho y'ubuzima no mu buryo bw'umumuka. Satani navuga arahagurukiye cyane abantu b'Imana, kubateza ibyago, kubateza bigeragezo bituma bamwe bava mu bushake bw'Imana, bituma bamwe basubira inyuma. Ariko nimba twasogongeye ijambo ry'Imana, reka mvuge ko bakozi b'Imana, ntago waba mukozi w'Imana utagize indahiro warahiye mbere y'Imana.
benshi twagiye turahira ko twemeye gukorera Imana mu buzima bwacu bwose, nta kizadukuramo teretse urupfu cyangwa kugaruka kwa Kristo. Iyo ndahiro twarayihamirije mbere y'abantu n'imbere y'Imana. Tukurikije ibibazo turimo kuhura nayo mu ibi bihe turimo, ndasanga abantu benshi, ku bwanjye narabamenye imyaka 10 ishize, imyaka 5 ishize, bari abakozi b'Imana bakoreraga Imana, ariko iminsi bamaze kuva mu bushake, umubajije akubwira impamvu runaka, nuko bw'ubukene, nuko bafunze amatorero, nuko bibazo bibaye byinshi. Ariko mbere y'Imana nta rwitwazo ruzabaho. Tuyige tukorera Imana, tumenye ko igihe cyacu cyo kuba ku isi ni gitoya, ikindi gihe tuzavaho ku isi. Birashoboka ko urupfu ruzadusanga dupfe, cyangwa Mwami Yesu agaruke, abagenda bagende, abasigare basigare. Twebwe twabaye bamwe twasize indahiro mbere y'Imana, kandi umuntu wemeye gukorera Imana aba intangarugero ku gatoya no ku kanini. Ashobora kwemera gupfa kubw'Imana ye, ashobora kwemera gupfa kubw'umurimo yamagariwe. Nguko tubona abaserikari benshi bemera kugwa k'umurimo w'igisirikari. Bibazo byose biza, muserikari yaba yiteguye, ati kama mbaya nimba gupfa nemeye gupfa. Ntago basubira inyuma, ntago bajugunya imbunda ati bahunge, barahagarara ku rugamba, bafatanya amaboko, bizeye ko tugomba gukora iki? Gutsinda uru rugamba. Natwe turabantu bakozi b'Imana. Hari umunsi umwe naririmbiye akayindirimbo ndavuga, bakozi b'Imana barasinziriye. Byuka wa mukozi, ucuruze talanto y'Imana, azayikubaza n'inyungu yayo. Aba basore batatu bagaragaje ubutwari imbere y'umwami Nebukadinezari. Bikangisho byari byinshi kugeza aho babishize mu bikorwa, kuko mutemeye gupfukamira icyo gishushanyo, bajugunye mu tanuru y'umuriro. Ariko bo babwiye umwami ati nuko twizeye ko Imana yacu izadukiza, nuko itadukiza, ariko ntago twapfukamira iki? Ibyo bishushanyo. Kwa kwizera kwabo, kwa guhamiriza Imana kwabo, kwatumye Imana imanura marayika mu tanuru y'umuriro. Ibyagombaga kuba bibi, kuko kugendana n'Imana, ibibi birahindurwa kuba byiza. Imana irabafasha, marayika ahagarara hagati yabo, icyagomba kuba kibindago cyabaye. Mwami wenyine aza gutegeka ko bave mu yo tanura. Sasa bavuyemwo, mwami yatangajwe nabyo, arareba avuga ko iyi Mana irakomeye, kandi iyi Mana niwe kuriye gufukamirwa, iyi Mana niwe kuriye gukorerwa. Arakoresheje inama, atumiza abantu bose ati kuva uyu munsi Imana ishimira Imana ya Meshaki na Shadraki na Abednego. Aravuga ko kuva uyu munsi ndahindi Imana tukwiriye gufukamira, atari Imana ya Shadraki na Meshaki na Abednego. Nize ko uwo munsi nicyo kigirwamana cyakuweho, bimika Imana ya Meshaki na Shadraki na Abednego. Kubera iki? Kuko butwari bwabo bagaragaje imbere y'umwami Nebukadinezari, banga gupfukamira igishushanyo cye. Bizera ko ari Imana imwe rukumbi. Hari idini rikunda kuvuga iyo jambo, Imana imwe rukumbi, kandi nkunda ko kajambo. Ari Imana imwe ku isi, waremye isi n'ijuru. Niye tukuriye gupfukamira, niye tukuriye gukorera, niye tukuriye kwitambira ibitambo, niye tukuriye kuyimbaza no kwiramya, niye tukuriye gukora iki? Kwigarura icyubahiro ku manywa na nijoro. Iyo Mana
Meshaki na Shadraki na Abednego bizera iyo mana yabo. Mwami yakorwa, navuga ko yakorwa n'isoni, yarezi ko kubajugunya mu tanuru y'umuriro bazita bapfa, abandi bantu bose bagira ubwoba, icyo gishushanyo kiyamamare. Ariko suko byaje kuba wenyine, bintu birahinduka, ashiraho itegeko. Nabonye ko imana ya Meshaki na Shadraki na Abednego ni imana ikomeye, ni imana itakoza abantu isoni, ni imana igaragara mu mugaragaro, ni imana igaragara mu kibazo. Bene data, tusenga imana ikomeye, tusenga imana ifite bubasha, tusenga imana ifite bushobozi. Ni twebwe gusa mibanire yacu ni imana. Ariko imana yacu ndagwesha kudukoje isoni, nuko aje bibazo, nuko aje bikomeye. Imana iriho kandi imana yacu izahoraho, kandi imana yacu imirimo yayo nugutabara abantu bayo. Meshaki na Shadraki na Abednego batumye imana yabo imbazwa mu icyo gihugu, batumye imana yabo ifukamirwa mu icyo gihugu. Yesu atufashe kandi adushoboje. Natwe mu bibiye byacu twakwiga rugero kuba nk'abari abasore batatu. Imana yacu ikahamirizwa, Imana yacu ikashirwa hejuru, natwe tukahamiriza ko Imana y'abarokore ni imana ikomeye. Hatari ibihe byo gukoza imana isoni, hatari ibihe byo kutukisha imana yacu, hatari ibihe byo kusuzuguza imana yacu. Eske muzi imana icyo ari cyo? Njye ngo ndakubwira bene data ko turavuga imana ariko ndago tuyizi. Nimba twari tuzi bubasha bw'Imana, mikorere y'Imana yahinduye mugambi wa mwami Nebukadinezari, itabara abasore batatu gutanura y'umuriro. Mwami aca bugufiya, avuga ko nta yindi imana tukuriye gupfukamira, nta yindi imana ikuriye kuhimbazwa mu iki gihugu atari imana ya Shadraki na Meshaki na Abednego. Ko haleluya, Yesu atushoboje natwe mu ibibiye by'imberuka aboneke mu intwari muri twebwe zitasha kwemera gukoza imana isoni, zitavugwa zindi mico itari myiza. Tugomba kuba intangarugero, tukahamiriza imana mu buryo bwose. Bandu baratinya ubukene, bandu baratinya ibibazo by'ubuzima, bandu baratinya inzara, bigatuma bateshuka mbere y'Imana. Ariko ibyo ntago ari yo twamagariwe. Tugomba guca mu muriro, tugomba guca mu mazi, ariko byose Imana ntago izadutererana. Nuko utagira kwizera kwacu bene data, mureke tuhagaruke tena, tushaka Imana, tuhamiriza Imana, tutashaka mu inyungu. Turahamiriza Imana kuko ariyo yaturemye, turahamiriza Imana kuko ariyo yatanze umwana wayo w'ikinege ku bwacu, kandi uwo mwana yagiye kututegurira ubwami bwo mu ijuru. Ati ndagiye ariko nzagaruka kubajyana kwa data ariyo amazu menshi, hata hari sinagomba kubabwira ko ngiye kubategurira amazu. Mwami Yesu atushoboje itorero, Mwami Yesu atushoboje abakozi b'Imana, muhagarare ku rufatiro, muhamiriza Imana nguko bikwiriye. Burwayi ufite Imana irabishoboye, bibazo ufite Imana irabishoboye. Ubushomeri ntabwo ari wowe wagutandukanya na Kristo, kutabona umufasha ntabwo ari wowe wagutandukanya na Kristo. Mukobwa, Imana yacu iriho, isa y'Imana nigereza gukorera imirimo n'ibitangaza. Shadraki na Abednego nize ko uwo munsi buzuye imbaraga z'Umwuka Wera, barongera tena kuimbaza Imana yabo, baravuga ko Imana yacu irakomeye. Nguko misi ishize twayimbazaga Imana, turavuga ko Mana yacu ni Imana ikomeye, Mana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, Imana ikomeye, ni Imana ikomeye. Mana yacu ni Imana ikomeye, na yacu ni Imana ikomeye. Oh, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye, ni Imana ikomeye. Mana yacu ni Imana ikomeye, ikura mundu mu kibazo, ikura mundu mu bikomeye. Shadraki na Abednego barahamiriza Imana mu icyo gihugu, abantu bose bamenya ko bafite Imana. Mwami ashiraho, irahindura itegeko, irahinduka ako kanya ko Imana ya Shadraki na Meshaki na Abednego niyo ikwiriye gufukamirwa mu iki gihugu cyacu. Se wowe urizera Imana gute? Nanjye nizeye Imana gute?
ibi bihe by'imperuka turimo kwamiriza Imana gute? Ntago abo kuvugwa bibi mu ibi bihe. Turi abantu tugomba gushaka buhamya bwiza, tugomba kwinjira tena mu mwuka wo gushaka Imana mu bundi buryo, tugaragazweho imbaraga z'Imana. Iyi si yacu, ibibazo turimo kuhura nabyo, mureke tuce bugufi ya mbere y'Imana. Nimba gusekwa, twaremeye ko tuzasekwa ku bwa Kristo, twaremeye ko nimba kwambara ubusa twarabyemeye ku bwa Kristo. Se kuki tusigaye tufite ubwoba? Itorero ry'Imana, abakozi b'Imana, mwafatanya amaboko. Nisigaye numva ijambo hano hanze hati by'abarokore. Ibyo ni by'abarokore, mbese byacu bibayemo byagasuzuguro. Ibyacu niyo bigomba kuba by'ubwenge, byacu niyo bigomba kuba byo kubahisha Imana. Yesu atushoboje. Kuki abapagani barimo gukora amashirahamwe bakumvikana bakabyaza umusaruro, ariko usanga byacu birapfira hagati. Yesu atubabarire kandi adushoboje. Murakoze. Ayo niyo jambo ry'Imana yashatse ko tuganire uyu munsi mwiza. Nguko yatabaye abameshaki na Abedenego, natwe izadutabara nituyizera, tuhagarara ku munara nguko bikwiriye. Tugiye gusenga Imana. Turagushimiye Mana yera, waremye isi twari tutariho, ukaturema mu ishusho ryawe, ukatanga agakiza ku isi. Waramagaye bamwe bo kuba abashumba, wamagaye bamwe kuba bavuga butumwa, wamagaye bamwe kuba baririmbyi, ukamagara bamwe kuba abahanuzi, ubamagara bamwe kuba abadokita, ubamagara bamwe kuba ba apotre. Kandi byose yari ko tufatanya amaboko dukore umurimo wawe, ukaha bamwe inshingano yo kuyobora intama. Turabasabira Kristo, ufashe itorero ryawe, ufasha abantu bafite muhamagaro, banzu wezi itorero, banzu tweza abakozi bawe, banzu tweza abizera imibiye turimo, abari mu gihugu, abari hanze y'iki gihugu, tubabarire. Ariko turabasabiye tene imbaraga yo kukuhamiriza, yo gukora ibyawe mukuri, yo gukiranuka mbere yawe, nguko Shadrach na Meshach na Abedenego bahagaze imbere yawe. Iterabwoba ry'umwanzi udukize, bubazo by'ubuzima udukize, ubukene niwo kura abantu gucyavu, niwo kura abantu Kristo mu marira, niwo kura abantu mu gisuzuguriro. Girira neza itorero, shoboza abakozi bawe, shoboza abakristo mwami, abarwayo bakize, abari mu ngiro bagirire neza, abari mu bihugu birimo indambara Mana, rambura kiganza, urinda abakiranutsi, urinde umurimo wawe. Migambi yose y'umwanzi kurweho, twambike tena imbaraga yo kuhagarara ku munara nguko bikwiriye. Kandi wo twirukanye ni Satani ku manywa na nijoro, dushoboze kandi tuhubumwe, tubashe gukora umurimo wawe neza. Mana urakoze kandi ufasha abawe bose bafite inshingano ku murimo wawe, ubashoboze no kubaha ubwenge, bakore ibyo gukiranuka kugeza uzaza kujyana itorero. Mana turagushimye, urakoze, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amina. Imana ibaho umugisha, kandi ubutumwa bwiza nibukugeraho, nawe wakora umurimo w'Imana ukawugeza ku wundi, n'undi nawe akageza ku mugenzi we. Iyo turimo kwamamaza umubiri wa ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi utusengeye byatubera byiza. Mfashanyo yawe yose turayikeneye, Mane kushigikire kandi Mane bane nawe. Uyu mwaka kubera umwaka mwiza, mu izina rye, amina. Murakoze.